Bavandimwe, nimunyemerere mfate aka kanya mbifurize umwaka mushya muhire wa 2021. Muri ab'agaciro kuri jye. Permettez-moi, chers amis, de prendre son petit moment pour vous souhaiter meilleurs vœux 2021. Vous êtes très important pour moi. Brethren, friends, allow me to use this small time to wish you Happy New Year 2021. You are very important to me. All the best to you. Ciao. Nyagasani Yezu n'abane hamwe. Nyagasani Mana soko y'imigisha yose, n'abahundagazeho ingabire ze, abasendereze mu mugisha w'igisagirane, kandi abarinde, abahe no kugira ubuhoro n'ubugingo muri uyu mwaka wose dutangiye. N'abakomereza ukwemera gushyitse, abahe ukwizera kutadohoka, hamwe n'urukundo rudatezuka, rushyigikiwe n'ukwihangana. Nayobore imibereho yanyu n'ibikorwa byanyu mu nzira y'amahoro n'ubutungane bye, yumva amasengesho muvugiye aho muri hose n'igihe cyose, maze azabageze mu bugingo bw'iteka nta nkomyi. Mwese muri intangiro y'umwaka, ushobora byose n'abaha umugisha, Mana Data na Mwana na Roho Mutagatifu.